Imirasire STV isoko y'ibyishimo. Liliane yahise atambuka aranyegera nawe atangira kureba ya mafoto ya Adeline yari ari kumwe na wa musore akiyakubita amaso ahita avuga ati ubusore acyareba amafoto y'uyu mukobwa n'ukuntu yakubeshyaga. Ndamusubiza nti ariko Adeline ntiyigeze ambeshya nubwo twatandukanye ariko aho namubera umuhamya. Liliane ahita ambwira ati niba atarakubeshyaga uyu ni musaza we bari kumwe. Bita mvuga nti uyu ubwo baba barakundanye nyuma. Liliane ahita ambwira ati we ntuzi abakobwa, iyaba batari basanzwe bakundana ntibaba bageze ahangaha, urabona batenda gukoresha ubukwe ahubwo. Liliane nahise mubwira nturavugisha ukuri se? Yarasetse maze arambwira ati banza nawe utazi kureba neza nakubonye, maze nutabona yabona ko biri hafi cyane. Liliane yambwiye gutyo numva noneho ibibazo bimbanye byinshi. Natangiye kwibaza ukuntu nzajya mporana Adeline ari kumwe n'umugabo we, numva aricyo kintu kigoye kuri njye nkiri muri ibyo. Liliane baravuze ati ko mvuze gutyo ukagira ikibazo sura cyakunda Adeline njye nkuremo akanjye karenge mbaha amahoro. Ndamusubiza nti oya nawe urabizi ko byose byarangiye kandi ubu ni wowe gusa nkunda, gusa nk'umuntu sinabura kubitekerezaho. Arambwira ati niba wumva ushaka kubana nanjye tukabana mu mahoro uzareke kongera gutekereza kuri Adeline kuko njye bindya mu mutwe cyane. Ndamusubiza nti nzagerageza. Twakomeje kuganira byinshi ngeze aho mubwira ku bya Betty w'amateka yanjye. Namubwiye byose mubwira naho asigaye atuye, musaba ko nawe yamusura bakamenyana. Akimara kumva byose baravuze ati ubwo se urumva njye nabona akanya ko kujya gusura uwo muzunguzayi koko? Ubwo se ukuntu baba basabiriza nabona amafaranga yo kumuha? Liliane nahise musubwira ati ariko Betty ntasabiriza kandi aritunze. Ikindi kandi umenye ko nawe yageze mu ishuri nkawe, icyo wamurushije ni amahirwe. Aransubiza ati amahirwe aruta amashuri. Ndamubwira nti nubwo yaruta ariko nawe isaha n'isaha ayo mahirwe yamusanga. Liliane ahita ambwira ati aramaze namusanga nanjye nzaba ngeze kure, amaboko atareshya ntaramukanya. Ubwo wamugiriye impuhwe uzamufasha ave muri ubwo buzunguzayi. Nakomeje kumva Liliane adashaka kubyumva, mbona ntamuhambiramo ibitamurimo kandi buri wese agira amahitamo ye. Niko guhindura ikiganiro mpita mubwira nti habwo se kuhise ugaruka bikugendekeye biti? Arambwira ati nari ngukumbuye nagira ngo menye uko umeze. Ndamubaza nti aka kanya koko? Liliane ahita ambwira ati mfasha wese ntiwari unkumbuye. Nashatse kumubwira ko ntari mukumbuye, mbona nanone byagaragara nabi kuko yabifata nkaho ntamukunda. Ndamusubiza nti nanjye nari ngukumbuye. Ahita ambwira ati bayi rero nagira ngo nkwirebere gusa kandi birampagije. Liliane mpita mubwira nturakoze cyane bizu sheri. Twamaze kuganira nsezera hasubira mu kazi ke nanjye nkomeza kari gasigaye. Amasaha yo gutaha ageze mfunga ibiro nyura kuri Olivier twerekeza mu rugo. Twageze nsanga papa ataraza, tuba dufasha mama perefe imirimo. Nyuma yaho papa aje twerekeza ku meza turinganira nayo, mbabwira inkuru nziza yo kuzabereka umukazana nabo babyakira neza. Papa ambwira ko kuri uwo wa gatandatu azaba hari akamwakira. Nyuma yaho twerekeje buri wese mu cyumba cye, nkuramo imyenda nirambika ku buriri. Natangiye gutekereza uko umunsi wagenze, nongera gutekereza ku magambo ya Liliane twaganiriye, ukuntu yasuzuguye Betty, nongera kwibuka ukuntu yasuzuguye Sandrine. Mbona ko ari ibintu yagize akamenyero ko gusuzugura abantu. Natangiye kwibaza ukuntu nzabana n'umugore usuzugura abatugana. Nibaza urwo rugo ukuntu ruzaba rumeze nta muntu rukandagiramo. Nongera kwibuka ukuntu twakuze nta muntu upfa kugera mu rugo, noneho n'ukuntu nanjye nzagira urugo rutagendwa. Nakomeje kwibaza byinshi, ntangira gutekereza niba nareka gukundana na Liliane kugira ngo ntazagira urugo rutagendwa n'umuntu n'umwe, ariko nanone nibaza turamutse dutandukanye uwo nabana nawe ndamubura. Nakomeje kwibaza ibibazo byinshi, ariko uko nibazaga ni nako nisubizaga, bimwe nkabiburira igisubizo. Amasaha nayo ariko agenda akura, kubw'amahirwe agatotsi karantwaye nagiye gukanguka mu gitondo nerekeza mu kazi. Tugeze mu kazi nagakoze nk'ibisanzwe. Bigeze mu masaha yo hagati numva telefone yanjye irasonye, nihutira kureba umpamagaye ntungurwa no kubona ari perezida. Nibajije impamvu perezida ampamagaye mu masaha y'akazi, ibintu bitari bisanzwe kuri we. Ntangira kureba ibintu byose ngo ndetse nanjye ntiretse ngo ndebe ko nta kosa mfite. Natangiye gutekereza mu minsi ishize ukuntu byagenderagamo, hagati ibitekerezo bikambana byinshi ku buryo ntaburaga kuryama ku ntebe mu masaha y'akazi. Nibajije niba perezida yaba yarambonye ndyamye ku ntebe cyangwa wenda hari uwabimubwiye akaba ari byo agiye kumbaza.
ndeba raporo zose mbona ziri ku murongo, ntangira kwibaza icyo ndamusobanurira ariko nkibaza nkanisubiza. Nakomeje kwibaza byinshi kugeza ubwo telefone yavuyeho. Hashize akanya mbona arongera arahamagaye, mbuze icyo nkora nkanda Yes nyishyira ku gutwi, ahita ambwira ati haro Didier. Ndamusubiza nti ndabumva bwana perezida. Ahita ambwira ati ndagushaka mu biro nonaha, niba hari ibyo wari mukuru buretse urongera kubikora nyuma yaho gatoya. Ndamusubiza nti nta kibazo nari mbisoje reka nzi. Yamaze kumbwira gutyo noneho numva igitima kiradishye, ntangira kwibaza ikosa nakoze rituma perezida ntumiza mu biro bye igitaraganya mbura icyo nisubiza. Nahise mfunga imashini ndangije mfunga ibiro byanjye nerekeza kwa perezida. Nageze ku muryango mbona ba Dieudonné n'abandi bakozi bo hejuru bicaye mu biro bye, noneho igitima gitangira kudiha. Nakomeje kwibaza ikintu naba nakoze gitumye bampamagaza na komite yo hejuru yose hari ariko ndakibura. Nyuma y'ibibazo byinshi nafunze umwuka ninjira mu biro bya perezida, ngezemo nsuhuza abari aho bose, maze kubasuhuza mbona hari hasigaye umwanya umwe abariho njya kwicara. Namaze kwicara mbona ninjye wari usigaye mu bagize komite y'uruganda. Perezida ahita afata ijambo aravuga ati ndabona Didier ari we wari usigaye mu batomewe muri iyi nama itunguranye, ndakeka noneho twayitangira. Nkuko natangiye mbibabwira mbatumijeho mu nama itunguranye kubera ko hari amatangazo nashakaga kubamenyesha. Ikindi kandi hari ikintu kimwe nashakaga ko mumfasha kuko nabonye ko kikifasha byangora, kuko bishobora gukurura umwuka mubi mu bakozi bose. Perezida yamaze kuvuga gutyo numvise ko atari ikibazo cyanjye, numva ndiruhukije. Gusa nanone ku rundi ruhande nahise niseka. Akomeza avuga ati rero ntabatindi ndagira ngo mbamenyeshe ko uru ruganda rukomeje kugira imigisha no kuba indashyikirwa mu Rwanda, cyane cyane binyuze mu bakozi barwo, mwakwiha amashyi. Twese twakomeye amashyi icyarimwe. Perezida akomeza avuga ati sinabura gushimira umukozi nka Didier watumye twongera umusaruro kandi akadushakira abafatanyabikorwa benshi, ku buryo imyenda yacu ahubwo iba yabaye mike kubera abayikenera ari benshi cyane. Byose binyuze kuri Didier watwaguriye isoko, nawe mwamumpera amashyi. Bose bongeye kunkomera amashyi, nanjye n'ibyishimo byinshi sinari kubura kuyikomera. Perezida akomeza avuga ati nyuma yo kwishimira ibyiza twagezeho buri wese hari agashimwe araza kubona kuri konte ye uyu munsi. Noneho si ukuvuza amashyi twarayavugije, impundu zo ntiwareba utitaye ko uri umusore cyangwa wambaye akenda k'imbere. Nyuma yo kwishimira ibyo perezida yari amaze kutubwira, yakomeje ijambo rye avuga ati nyuma y'ako kantu rero murabizi ko hari uruganda rwo mu Bwongereza dufatanya mu bikorwa byacu bya buri munsi. Didier we asanzwe abizi yabibasobanurira. Nahise mvuga nti urwo ruganda nirwo dukuramo ibikoresho dukoresha hano. Perezida ahita avuga ati uko abibabwiye niko biri. Rero abo bafatanyabikorwa batwemereye guhugura umuntu umwe mu bakozi ba hano, gusa twabyizeho tubona tugomba kohereza umwe mu bakozi bacu waba azi Icyongereza kandi ataba muri staff yacu. Twese tuvuga tuti ibyo nibyo byiza kuko yaza agafasha abandi kubishyira mu bikorwa ibyo yigiyemo. Perezida ahita avuga ati ibyo muvuze nibyo nanjye natekereje kuko bariya bafite ubunararibonye kuturusha, ubwo yaza agasangiza abandi bakozi ubunararibonye. Ubwo rero natekereje mu bakozi bose mfite nsanga Kariza ari we wenyine wujuje ibisabwa. Mwese ko mubizi cyangwa hari undi muzi ngo tubakoreshe tombora turebe uwagenda. Yamaze kuvuga gutyo buri wese atekereza mu bakozi azi, sinzi uko Dieudonné yateye agatoki hejuru. Perezida muha ijambo maze ahita avuga ati bwana muyobozi, nkurikije dosiye z'abakozi banjye hari undi mukozi umwe mwirengagije kandi nawe nabonye yararangije kaminuza. Perezida ahita avuga ati ntiwumva se nanjye niyo mpamvu nabatumiye muri iyi nama kugira ngo hatazagira uvuga ko yarenganijwe, ubwo wamutubwira. Dieudonné yese avuga ati uwo bita Olivier nawe yarize kandi ndumva azi kuvuga Icyongereza neza. Yamaze kuvuga gutyo nibaza ukuntu nari mwibagiwe kandi tubana, ariko sinakwirenganya nanjye byari bintunguye. Perezida ahita avuga ati uwo nari mwibagiwe, noneho icyo numva cyaba cyiza nuko twabatumizaho bakaza tukabakoresha tombora, uw'amahirwe asekeye akaba ari we ugenda. Ako kanya perezida yasabye sekreteri kubahamagara, nawe nta kindi yari gukora kitari icyo perezida yaramusabye. Dieudonné twari twicaranye mbona atishimye, niko kumwongorera mvuga niko utishimye kandi umugore wawe agiye kujya hanze. Dieudonné ahita avuga ati ubuse we byagushimisha ko wakunze gusiga igihe cy'umwaka wose, ubuse nzi ko atazagerayo ngo ahure n'abandi basore banduta. Dieudonné nahise mubwira nti Kariza aragukunda nta wundi ashobora kukurutisha. Arambwira ati icyo utazi ni abakobwa b'ubu ngubu, yagera akabona umusore mwiza ufite kasha agakomeza gukunda nyakatsi. Mpita mvuga nti none se tuvuge ko yabuze uyafite kukurusha.
Dieudonné ahita avuga ati yego ntiyamubuza ariko sinakwishimira gusigara njyenyine, nako nuko amahirwe araza gutsindwa naho ubundi ntitwabyumva kimwe. Mpita mvuga nti ahubwo musengera aze ko bari utombora kugenda. Dieudonné ahita avuga ati ahubwo namusengera agasigara. Tukiri muri ibyo twagiye tubona Dieudonné tubona Olivier na Kariza barinjiye nk'abana barezwe, babanza kudusuhuza. Nyuma yo kudusuhuza tubaha ibyicaro baricara. Perezida arangije abasobanurira impamvu batumije, nyuma yaho hakurikiyeho tombora. Perezida yahise asohoka mu kanya gato abazanye udupapuro tubiri bigaragara ko kamwe kari kanditseho yego kandi hoya, nubwo ntabisomye ariko narabitekereje. Amaze kurambika ku meza ahamagara bose ngo baze batombore. Buri wese yafashemo kamwe. Perezida arangije abasaba kudufungurira imbere yacu. Kariza niwe wabanje asoma yego aratwereka. Olivier nta kundi we yahise yisura. Kariza yarishimye nanjye mufasha kwishima, gusa niyo yari kuba Olivier nawe ntacyo byari kuntwara. Ariko nanone ngendeye ku mateka ya Kariza nkibuka aho yakuriye n'ukuntu yabayeho, yari akeneye akantu nk'ako ko kamufasha kuzamuka, kabone ko ntifuzaga ko yakomeza kuba kwa Adeline, kuko nabyo byari mu bintu numvaga ntishimiye, kuko nibazaga uko tuzajya gusabirayo Dieudonné nabyo nkumva bindiye mu nda. Nyuma yo gutombora, Perezida yahise abwira Kariza ko agiye kwitegura nyuma y'icyumweru akazagenda, abasaba kuba basubiye mu kazi natwe tugakomeza inama. Kariza na Olivier basubiye mu kazi kabo, natwe dukomeza inama yacu. Perezida akomeza atubwira iby'akazi, nyuma yaho nibwo twayisoje dusubira mu kazi. Mu gusubira mu kazi kuko ibiro byanjye na Dieudonné byari byegeranye, twagiye tuganira. Ndamubwira nti sha mugize amahirwe Kariza agiye hanze azaza ameze neza, muhite mukora ubukwe. Dieudonné ahita avuga ati ariko wagize ngo ibyo nakubwiraga nakinaga. Ndamusubiza nti none se ushatse kuvuga ko uzamwanga ngo nuko agiye hanze? Yahise ansubiza ati umwanzuro nawe ufashe ntaho azajya. Mpita mvuga nti ubwo se urumva yaba agize amahirwe nk'ayo yo kujya kwiyungura ubumenyi ndetse agakuramo akantu akayapfusha ubusa? Dieudonné ahita ambwira ati ibyo kwiyungura ubumenyi si byo ndimo, kandi n'amafaranga dufite si make ku buryo atadutunga. Mpita mubwira nti ariko ugomba kumenya ko nta wanjye inyongera mu yindi. Aransubiza ati ahubwo reka muhamagara nsange mu biro byanjye mubwira ahita ajya kwa Perezida kumubwira ko atakigiyeyo, bazoherezeyo Olivier. Mpita mvuga nti ariko ntimukaba abana, ubwo ibyo urabona bikwiriye koko? Dieudonné ahita avuga ati umwanzuro nawe ufashe. Yarangije kuvuga gutyo, yarangije gukora telefone ye mu mufuka, ahita ahamagara Kariza ngo amusange mu biro bye. Sinari kubumviriza, ahubwo nahise nikomereza ku biro byanjye. Mpita mubwira nti ariko reke gufata umwanzuro uhubutse hateje utazicuza. Dieudonné ahita ambwira ati natwe si turi abana ngo turate umugati, ariko urukundo ruruta byose. Nahise nikomereza mu biro byanjye, ndangije nkomeza akazi nk'ibisanzwe. Amasaha yo gutaha ageze mbanza kunyura kwa Dieudonné ngo mubaze umwanzuro bafashe.